Kwenye TV dukunda, ibyishimo bibi wawe turabikunda, tuzahora twirebera, ibyawe turabakunda. Shirungu warabera, kiza kwenye TV yo. Alo? Chabira, ko nahageze, ahandi wambwiye bimeze bite? Wahageze? Umva. Tuzamuka mwako gahanda. Ahita magera. Ifite urugero utukura tebukura tuhabona. Nanjye ndabamaye ndahita nkubona. Sawa narebe ndaje tu. Kwenye TV dukunda. Rwambaye cyane. Ayure. Cyane neza mwana. Ntacyo hatwaye. Urugendo rwagenze neza. Cyane neza ariko ndananiwe byatanje. Urananiwe. Mwereka ahantu uba wiryamye. Byamfasha pe. Kariwe uryamye mu kirunu. Cyane arebe tu. Abo mukobwa kabisa. Uryamye hanyine nangana n'irayi. Cyaba nyamahanga to narebe. Sindamanitsa nubonye. Kwaye narebe birenge birimo. Kanga kumanikira hano nari nese wagira ngo ayitondeka hariya kandi nakundi nyine ariko urakoze ko mari yakoze ko mwana. Uryamye nawe turaganira ukangutse kandi kaba nibere mu kazi. Cyane arebe tuze kumwangura nyine wanaza to. Uwe yarangaje ahangaha. Chabira. Chabira. Asije nahamagaye ubu ninjiye hangana nubwo wigize umenya ko nahinji. Papa naye ndi kumva umusi yago ntabwo bizi. Wa muhungu ndakubwira ngo umwana mwiza yaje. Wa muhungu ndakubwira ngo uzafasha umva papa ni umwana mwiza umva ugomba kumufasha. Galcha rubi. Papa wa muhungu yaje ari haramutima araryama. Yaje cyasika ashize akanya gato ariko nyine yaje naniwe kuko mu ntara ni kure. Papa ugomba kumufasha ni umwana mwiza n'ukuri ukamurihirira pe. Harya ngo yaburaga umwaka umwe. Umwaka umwe nyine wera ari kubura ariko noneho hari ahantu nyine hari umugabo wari waramubwiye ngo narangiza azahita namuhana akazi. Urumva yuko numufasha n'ukuri uzaba ari neza kandi urabizi. Noneho utangiye kugira umutima mwiza. Ubu neza usigaye usaba yuko mfasha n'abacuti bawe ese bura ngo yakumariye iki hari? Papa ni inshuti yanjye n'umwana mwiza nuko ari itura. Rega twariganye bura mbere ko tuva mu cyaro tukaze naha tukabakira. Twariganaga. Umva bari gufasha. Iriragare warigize uti. Nuse ko nyine nuko nkunda kurigenda mu mabuye nyine nyuze muri wa muhanda wa rugo. Uzi ko nagiye amavitesi reka da ni nta byahindutse igare risanzwe. Ntabwo rikiri dayarese. Ndaza kuza kurijyana kuri ko amafaranga ubu afite ubundi papa uzagurira ibyawe ubundi. Buri gihe uzagenda mu modoka. Harya wambwiye ni umuhungu n'umukobwa. Umuhungu bamwita Emi. Reka nse ndaje. Ubwo mubwire yasinziriye. Yararyamye ariko ndamubwira za umusuhuza. Bamubwire ndashaka kwitera utuzi na Thomas. Kamubwire. Oye. Bayaje papa yaje. Umva yaje umva noneho. Arayi direta bikemuka. Yego. Nizere ko bikunda mwana. Aba kwa jango ntabwo arusi. Byajyanye byadanda. Ariko kwiga shanga bishana. Byada. Umva nahuye n'igisaza cyari kinyishe neza cyari kinyuma iPhone. Habaye kubw'Imana. Oye byo bubiretse no tutinde papa tubanze tumubwire akubone mbere ko ajya muri dushe najya muri dushe. Nakunde nyine to. Ukubona ko bahagufanye umbanza mufere. Umva no tugiye kuyarangiza. Nibase. Papa yaje kuri musuhuza.
ngwino murebe najye muri dushe namaze kubona papa dore ngubama ni umwana mwiza witonda umva agira umuco umva n'inshuti yawe dore papa wanjye n'uyu kudasuhuza papa wanjye se papa kumutu utari kumusuhuza papa sora wambwiye kuri bumwishyurire kudasuhuje papa wanjye ntabwo bishaka ko akwishyurira se nawe rero papa nzi papa ese wari wambwiye ko wemeye kuri bumurihire sufure wasuhuje papa ubundi hari ikindi kintu afite muri iyi nzu ni igikapu yari yazanye inzira yakuzanye iba ari nayo tuzahora twirebera we turabakunda shira umuhabere byiza twandete ibiyo agukunda komedi zawe nziza umusazi umwaka udusetsa umusazi umwaka udusetsa turagukunda twandete ibidukunda Jesus. ariko sha byihorera nawe hari igihe byazakubaho kugira neza habura nkuriye koko iyo mureka telefone bakayitwara siporo y'uyu munsi akantu karananyishe cya gihungu nacyo igare cyararyishe